jewe reka nigire ku ruhande siko bimeze niho kufatira umwanya. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu tushangwe mkono kidogo. Nyiganyeza gatoya, Islamura gatoya, Seka gatoya. Takbir! Ibintu binashushe muri Karawayi. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Mbele byose nashimira Imana aliyeniumba, yandemye akanifanya Muislamu, ikangiza Muislamu, akanifanya mhubiri, ikangira n'umuvugabutumwa. Na leo niko natetea dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi nkabari kuvuga ubutumwa bw'idini y'Imana. Na naomba Mwenyezi Mungu alitoe duniani niko Muislamu. Ndasaba Imana izankure kuri iyi si nzape ndi Muislamu. Allahumma amina. Kwa hiyo kubw'ibyo nashukuru viongozi wangu, ndashimira abayobozi banje, wallahi fata neza. Ndahimana ko rwose banyo bamfata neza, wananishika vizuri sana. Ngo baramutetesha nikavuze. Allah wanipe kila la heri. Imana ibahigize byose bishoboka. Ndugu yangu Pastor amekuwa hapa. Muvandimwe wanjye Pastor wabanjije ahangaha amesema mambo mengi sana. Yavuze ibintu byinshi cyane, lakini hiyo yote alisema, ariko ibyo yavuze byose naenda kuyakamata, ngiye kubifata kama vile waimbaji wa dunia wanasema, nkuko abaririmbyi bo ku isi baririmba, anakamata anaweka moto na waka. Umurimo ugiye kwaka rero, naenda kumufafanulia. Ungiye muri aka kanya ngiye gusobanurira pasiteri wafafanukiwe, asobanukirwe ufafanuo, ubusobanuzi uliofafanuliwa, basobanuwe na wafafanuzi, n'abasobanuzi waliofafanukiwa, basobanukiwe, ufafanuo, ubusobanuro ili yafafanukiwe, kugira ngo pasiteri umunsi asobanukirwe neza. Ngiye kumunyonyora, ngiye kumusobanurira anyonyoke asobanukirwe ibisobanuro ebyanyonyorwa basobanuwe n'abanyonyozi, n'abasobanuzi, abanyonyoka basobanukiwe abanyonyofu, ibisobanuro ibinyonyoko, ibisobanuro. Aya yego tutapanza ikintu cyemeranye guheraho. Pasiteri amesema hivi, pasiteri yavuze ngo mpaka nikachanganikiwa, rero numva bimeze nkaho ntaye ubwenge. Anasema Yesu ni mwana wa Mungu, ngo ni umwana w'Imana. Ye mwenyewe Yesu ubwe ku giti cye ni umwana w'umuntu. Yesu we ni umwana w'umuntu. Sasa najiuliza, njyewe ndibaza, uyu Yesu amezaliwa kwa mtu, yabyawe n'umuntu, amezaliwa kwa Mungu, yabyawe ku Mana. Mtu mmoja azaliwe fasi mbili? Ese bwo Yesu yabyarirwa ahantu habiri? Haiwezekani. Ibintu mu babije mugengera, hiyo jibu inakataa. Ibintu ntabwo biba icyo gisubizo n'ikibaho. Uyu Yesu si mtoto wa Mungu, ntabwo ari umwana w'Imana. Hiyo mada nimefundisha jana. Ibyo binabyigishije rwose. Hakuzaliwa na Mungu, ntabwo yigeze abyarwa n'Imana. Hapana. Reka. Yesu ni kiumbe cha Mungu. Yesu ni kiremwa cy'Imana. Waebrania 2:7. Abaheburayo igice cyaho cya kabiri umurongo wa karindwi aranditse agira ati, wape wamuremye wamuremye Yesu wamubyaye wamuremye umucishisha bugufi abahasi y'abamarayika uhoto wamwamitubiza icyubahiro nk'ikamba wamwanya gutegeka imirimo zawe. Uwiteka yamuhaye ibintu byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Imana yamuhaye ibintu byose, yamuhaye gutwara ibintu byose, nta n'icyo yasize atakimuhaye urutabera. Kuumbwa kumuzaa, ngo yararemwe cyangwa yarabyawe. Inyandiko ivuga kuremwa cyangwa kubyara. yararemwe namwe. Vipi? Haleluya. 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 Akasema kitu
kingine. Petero nyavuga ikindi kintu. Mimi nimechanganyikiwa leo. Leo rwose uyu munsi byanchanze nono. Huyu rafiki yangu. Uyu pastor w'inshuti yanjye. Sio mara ya kwanza tunaongea. Nagaruka mbere tuganiriye. Lakini leo nilisikia alikuja haiko tayari. Uyu munsi numvisha ameze nkaho yaje ntazi uko nawe ameze. Anasema wakati Yesu anabatizwa. Yavuze ngo igihe Yesu yabatizwaga. Sauti imetoka juu. Ngo ijwi ryavuye hejuru. Ikasema. Liravuga riti. Huyu ndiye mwana yangu mpendwa. Uyu ni umwana wanjye nkunda. Nimependezwa naye. Nashimishijwe nawe. Anasema Mungu alimpresente Yesu. Aravuga ngo Imana niyo ya presence cyangwa se yavuze Yesu wamwe Yesu. Aho ntabwo ari kumuvuga. Vuga ibyo navuze. Yamugaragaje. Imana niyo yagaragaje Yesu. Yagaragaje Yesu n'umwana we. Imana niyo yivugiye ko ngo Yesu ari umwana wayo. Sasa inanishangaza nyuma. Nyuma yari kuntangaza. Anakia kusema tena huyo Yesu ni Mungu. Yongera bihindura none avuga ngo uwo Yesu ngo ni Imana. Mambo inachanganyika. Ngo biranchanze. Mimi na presente mtoto wangu. Jewe nshobora guhamya umuntu. Havuga umuntu ntabwo ari kuhamya. Sinzi Kinyarwanda. Nshobora kumenyekanisha umuntu. Naweza kupresente mtoto wangu. Nkabanze ngatangira kumenyekanisha umwana wanjye guhamya umwana wanjye. Uyu mwana wanjye. Vipi huyu mtoto yangu atakuja kuwa mimi? Ni gute none uyu mwana wanjye namaze kwerekana kumenyekanisha ahindukira akaba njyewe. Haiwezekani. Simumva mu bwenge bito. Nikitoye haingie ndani ya kichwa. Ndio nubwo byajya mu bwenge bw'umwana rwose. Haiwezekani. Nibibaho. Hiyo pasta wendo ihudirie tena kama Mungu alimpresente Yesu. Niba koko Imana yari yagaragaje Yesu pasiteri, ni kusema Yesu hawezi kuwa Mungu. Hawezi yewe Imana. Na hawezi kweli. Ntabwo bishoboka. Sababu gani? Kubera iki? Akasema kitu kingine. Pasiteri ngeravuga ngo watu walisikia sauti kutoka mbinguni. Abantu bumvishijwe riva mu ijuru. Ese kweli watu wanaweza kusikia sauti? Ese ko abantu bashobora kumva ko kizwe rivuye mu ijuru ya Mwenyezi Mungu y'Imana? Haiwezekani. Abaturage bakumva ijwi ryo mu ijuru. Yohana 5:37. Yohana 5:37. Yesu aravuga ati. Yesu wenyine aravuga ati. Kandi data. Bisobanura data buja kunshinga data iva kuri data buja. Uze data buja. Kandi data. Wanumye nawe. Ninde ya mutumi? Ninde ya mutumi? Imani ratumaini imani. Atengwi. Sawa kabisa. Endelea. Nimwigeze. Nimwigeze. Kumva ijwi rye. Nimwigeze kumva ijwi rye. Cyangwa kubona ishusho ye. Sasa ile sauti walisikia ni ya watu. Ubwo se ngibyo bibumbishije none ibyahe y'ijwi ry'Imana ritajya byumvirwa n'abantu. Huyu Yesu anasema. Huyu Yesu garavuze ati. Baba aliyenituma. Njyewe uwantumye. Hamujawahi kusikia sauti yake. Uwantumye ntabwo murumva ijwi rye. Iwe na kuona uso wake. Ntabwo murabona n'ishusho ye. Hiyo inakataliwa. Ibyo birahakanwa rwose. Yesu hawezi kuwa Mungu. Yesu ntashobora kuba Imana. Sikia kondisio moja. Umva Timotheo wa kwanza 6:16. Timotheo wa mbere igice cyawo cya 6 umurongo waho wa 16. Hawa ndugu zetu. Aba barimo Abapasiteri. Warafiki zetu. Aribo inshuti zacu. Wanasema Yesu alikufa. Baravuga ati Yesu yarapfuye. Siko bavuga. Yarapfuye. Reka tubyemere. Imani yetu sisi Waislamu tunakataa Yesu akukufa. Twebwe ukwemera kwa Kiislamu ntabwo twemera ko Yesu yapfuye. Lakini wao wanasema Yesu kafa. Ariko baravuga bati Yesu yarapfuye. Tuulize Biblia, ikiwa Yesu alikufa ni Mungu. Reka tubaze Biblia, niba Yesu koko yarapfuye ni Imana yapfuye. Soma andiko. Timotheo wa mbere 6:16 aragira ati. Niyo yonyine. Imana niyo yonyine ifite kudapfa. Takbir. Kasumiremo. Iyo yonyine ifite kudapfa. Ikiwa
Yesu alikufa, niba Yesu yarapfuye sio Mungu. ntabwo ari Imana. Sababu Mungu hawezi kufa. Kuko nibibaho ko Imana ishobora gupfa. Yoyote utaona alikufa, uwari we wese uzabona abapfuye, huo sio Mungu. we ntabwo ari Imana. Haiwezekani. Nibibaho ko Imana yapfa. Iwe mtu, niyo yaba umuntu, iwe muti, cyangwa se kiba igiti, ikifa gipfuye sio Mungu. ntabwo ari Imana. Sababu Mungu hawezi kufa. Kuko Imana ntishobora gupfa. Tulize. Ibaze ariko nawe, Yesu kama ni Mungu, Yesu niwe ari Imana, akufe, apfe, wampeleke ku makaburi, bagende mujyane mu irimbi, wamutie ndani, batukure bashyiremo. Wakati alikuwa mukaburi, igihe yari mu irimbi mumva, nani alikuwa anaongoza dunia? ninde wari uri kuyobora isi n'ikirere? Mimi. Yesu yari yapfuye. Ujiulize. Jibu inakataa. Cha pili, cha kabiri, ikiwa Yesu ni Mungu, Yesu niwe ari Imana, Mungu aliyeumba watu, Imana yaremye abantu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu aliyeumba watu, Imana yaremye abantu, afe, ipfe, viumbe vyake, hanyuma iby'Imana yaremye ibirema bye, ibiremwa byayo imukamate, bifata iyo Mana, wamtie mukaburi, bijye kuyihamba, wakirudia, hanyuma nibagaruka wanawauliza, babamubaze, mnatoka kuzika nani? muvuye guhamba ndera. Tunatoka kuzika Mungu. Tuvuye guhamba Imana. Imana twayihambye rwose. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haiwezekani. Haiwezekani. No mubwenge ntibyakunda. Na kwa akili haite. No mubwenge ntibibaho. Fasi aligusa sasa. Ahanda hantu yavuze pasiteri. Yesaya 9:5. Yavuze muri Yesaya 9:5. Soma hiyo andiko. Yesaya 9:5 haragira ati, yego, nuko umwana yatuvuki. Nuko umwana yatuvukiye. Tulia. Anasema hii ilikuwa uhanuzi. Pastor yavuze ngo umwana yatuvukiye ngo bwari ubuhanuzi. Hapana, ntabwo ari byo. Jameni, ikintu kizaza, bavandimwe, ikintu kizaza, ala magambo tukoresha kugira ngo igaragare ko ni ikintu kizaza. Ni fitiri. Lakini hapa Yesaya, ahangaha rero muri Yesaya hakuwa na tabiri, ntabwo bwari ubuhanuzi. Hapana, ntabwo yavugaga ibizaba. Hapa Yesaya alikuwa anazungumza mtoto ameisha zaliwa. Yesaya we yaganiriye mu ndagihe aho umwana yavutse. Tayari mtoto iko. Umwana yari ari kubivuga kuri kiri Kinyarwanda kiri hamwe. Mu Kinyarwanda neza. Nuko mwana yatuvukiye. Nigiye kyashize, nigiye kizaza, cyangwa ni present. Niki ni wenda kuba tuvi Kinyarwanda neza, iyo Yesaya aza kuvuga ko umwana mu gihe kizaza, umwana azatuvukira. Azatuvukira. Sababu gani? Anza yo Yesaya 7:14. Yesaya. Hano Yesaya 9:5 aratubwira ngo umwana yatuvuka. Noneho reka turebe uwo mwana noneho yari yavutse. Yarinde. Yesaya 7:14. Yego. Nicho gituma Uwiteka ubwe. Hapa ndio mwanzo ya huyu mtoto kutabiriwa. Umva noneho aho umwana yari yarahanuwe mbere yuko avuka. Ku Yesaya 7:14. Muri Yesaya 7:14 muhandike mtoto anatabiriwa. Mu buhanuzi noneho buvuga uyu mwana mbere yo kuvuka. Soma. Ari uzabiha ikimenyetso. Dore umwari umva kutabiriwa sio present. Umwari azasaminda. Ulikumva? Azaza nigiye kizaza. Azasaminda. Azabyara umwana w'umuhungu. Ulikumva? Azabyara umwana w'umuhungu. Hano bari kumuhandura. Ntabwo ari present. Azitwa Emmanuel. Sawa. Izina. Hiyo ndio utabiri. Ubwo rero nibwo bwitwa ubuhanuzi bw'ibizaba. Huyu mtoto baada ya kutabiri
kuzaliwa. Uyu mwana nyuma yo guhanurwa, Inafika sasa wakati ya mtoto kuingia kutumbu ya mama yake. Byageze none igihe umwana ajya mu nda ya nyina. Na maandiko inasema, mu nyandiko irabivuga, ile Yesaya nyine 8:3. Yesaya 8:3. Wa mwana uvuzwa muri Yesaya 7:14. Yego. Akatumumvaraje. Yego. Nuko nyakumuhanuzi kazi. Asaminda. Dunia. Mama huyu mwana yari umuhanuzi kazi. Nyina wa Yesu nago yari umuhanuzi kazi. Takbir. Allahu Akbar. Wewe au nikwepe. Soma. Abyara umwana w'umuhungu. Ulikumva present. Abyara. Tayari uyu mugore yabyaye umuhungu. Uwiteka aramubwira ati, yego, mwite. Ulikumva? Imana iramanura izina y'uyu muhungu. Nagwa ibyo ngibyo ari kuvuga. Mwumve izina y'uyu muhungu. Mu gihe buraye babyumva. Maheri Shalali Hashibazi. Uyo mtoto, uwo mwana jina yake imetoka mbinguni. Izina rye ryavuye mu ijuru. Mungu anateremsha jina yake. Imana niyo imanuye iryo zina. Kasubiremo. Uwo mwana yitwa ndamuvuga ntawamuvuga hano. Maheri yego Shalali yego Hashibazi. Asobanuye Hezekia. Muje tunufundishe teolojia. Tumuze tubigishe iyobokamana. Hapa ku Yesaya 8:3. Anga mu Yesaya 8:3 mtoto ameishazaliwa. Umwana yavutse. Kufika ku Yesaya 9:5. Wajya mu Yesaya 9:5. Yesaya kaza sasa mtoto amezaliwa. Ari gutangaza ate bana umwana yavutse ni mu ndagi. 9:5. Nuko duha umwana nuko umwana yatuvukiye. Yesaya avuga sasa dore umwana yatuvukiye. Duha umwana w'umuhungu. Ubutware buzaba kubitugutse. Hiyo ndiyo Yesaya. Ikiwa wakati ya Yesaya ndiyo huyu mtoto alizaliwa. Wakati ya Yesaya ndiyo huyu mtoto alizaliwa. Vipi wakati ya Yesaya mama yake Yesu alikuwa hajazaliwa? Ngo niba uyu mwana niba yaravutse ku gihe cya Yesaya, ni gute ku gihe cya Yesaya nyina wa Mariya yari atarabyara? Mtoto atazaliwa mbele ya mama yake kuwa duniani. Umwana ashobora kuvuka mbere yuko nyina we avuka abaho ku isi. Wakati ya Yesaya Maria alikuwa atakuwa duniani. Yesaya Maria nyina we Yesu ntabwo yari ku isi. Mpaka vile Yesaya alitoka duniani. Kugeza Yesaya arinze apfa apa ku isi Maria ataravuka. Nyuma ya miaka na miaka. Nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ndiyo Maria alikuwa kuzaa Yesu. Ubwo Maria aje kubyara Yesu. Haiwezekani. Ubwo bishoboka. Yatuvukiye ni présent pasteur. Ni présent na quoi ni futur. Vous devez vérifier les verbes que vous allez utiliser au futur, au présent ainsi que au passé. Abapasiteri bagomba kusubira mu gitabo kiga inshinga neza. Niba ari mu gihe cyahise, ari niba ari imitagihe, niba ari indagihe, niba ari inzagihe, asubira mu bitabo yige neza. Andiko yenyewe unasema ingendiko yakuje ku giti cyawe. Kwa kusema haya maneno tuko tunasema ni kweli. Kurana magambo turi kuvuga niba ko kari ukuri. Biblia Takatifu. Tusomera muri Biblia Takatifu turebe. Mimi ninashangaa. Jewe ndatanga pastor anasema watu wenyewe walitafsiri. Abantu batanze ibisobanuro. Hawana ujuzi. Nta bumenyi bafite. Kweli pastor, wewe una ujuzi kuzidi watu waliandika Biblia. Ariko reka baze abantu bari ahangaha na pasiteri nawe mubaze. Koko uba abantu banditse igitabo. Ubu nta bumenyi bafite pasiteri koko ni wo barusha ubumenyi. Koko wa docteur en théologie wabamenyi bakomeye nibo banditse Biblia. Wowe urashaka kubasuzugura hano gute? Ibishoboka pastor, gerageza usubize ubwenge nyuma gatoya, wallahi uzasanga ko anakabazo kabisa. Soma hapo ibisobanuro. Biblia Ntagatifu Esayi, bisobanuye Esayi 9:5. Sawa. Ibisobanuro
umwana yatuvukiye uwo mwana niwe Emanueli wavuzwe muri Yesaya 7:14 ni umuhungu wa Ahazi uzima ingoma akitwa Hezekiya bisobanuye Mahelisha Rali-Hashibazi. Ushakiki ikishakabagune yawe. Kuna fasi alileta andiko. Hari ahantu pasiteri yagazana iyi nyandiko wanamtabiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavuga ubuhanuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad Imana imeyamaro n'umugisha. Yeye anasema walimtabiri Yesu. Wewe yavuze ngo bavugaga Yesu. Ufunuo 19:11. Ibyanditswe mu gice cyawo cya 19 umurongo wa 11. Sawa. Haranditse agira ati mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru uwuhetswe nayo yitwa kwizerwa. Ulisikia? Yitwa kwizerwa. Wallahi na hapa hakuna fasi Yesu aliitwa kwizerwa. Ile jina inaitwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atindembara yo kwizina ry'Imana ishobora byose. Kuvisi yabaho. Ntagiye na kimwe Yesu yigeze yitwa wo kwizerwa. Iryo ni izina rya Muhammad wenyine. Haiwezekani. Hakuna ndani ya Biblia. Muri Bibiliya ntabibamo. Iyo zina ry'intumwa bayihaye giritazirano kubera ukuri kwayo yitwaga Sadiq al-Amin wo kwizerwa. Ntabwo ari Yesu. Harakomeza agira ati yitwa kwizerwa kandi ukuri ukimanza zitabera. Yesu na manza yarakoze mu buzima bwe na manzi imwe Yesu yarakoze. Umuntu yarakoze imanza ninde? Ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akarwana intambara mama we abana bo babyita akarwana intambara. Wallahi pastor yatuonesha nyandiko imwe aho Yesu yararwanye intambara ntagatifu. Baraje kumufata kwepesi. Yesu akupigana hata vita moja. Yesu nani intambara hii rutotigeze kwa. Aliyepigana vita ni nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani intambara ntagatifu ni intumwa y'Imana Muhammad wewe. Hakuna vita Yesu alipigana. Yesu nagwigeze kwa. Endelea andiko. Harakomeza agira ati amaso n'ibirimi by'umuriro no ku mutwe we afite ibisimba byinshi. Unasikia? Kukichwa yake alikuwa na vilemba. Alikuwa na hakuna siku Yesu alivala kilemba. Uwo uri kuvugwa hangaha no ku mutwe we yajyaga yambara igitambaro kizingazinze. Ese Yesu yigeze yambara igitambaro kizingazinze mu mutwe? Hakuna. Ntabwo ari byo. Walete andiko ama walete foto? Hazani nyariko cyangwa ifoto. Endelea. Kandi afite izina hapa kuufunuo jina ya Yesu ilikuwa ilishajulikana, lakini huyu mtume jina yake ilikuwa haijajulikana. Afite izina yanditswe ritazwi n'umuntu uwo ari we wese keretse we wenyine. Keretse wenyine ni wowe yambaye umwenda w'inditswe mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana. Kandi yitwa Jambo ry'Imana kubera ikintu umuntu wese tuvuka mu jambo ry'Imana. Imana iravuga bikaba kundu bibeho. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru. Andiko nasema
ametembea katika farasi. inyandiko iravuga ngo uwo nguri kubwanga yagenderaga ku ifarashi. Abantu batazi hakuna fasi Yesu ametembea na farasi. Nta hantu na hamwe Yesu yigeze agenda ku ifarasi n'umunsi wa rimwe. Hakuna. Aliyetembea ku farasi, uwagenda ku ifarasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu alikuwa anatembea kupunda. Yesu yagendaga kungamia. Biri muri Mariko 11 umurongo waho wa 7. Bashorora icyana cy'indogobe. Bakigezaho Yesu ari. Indogobe ni farasi. Indogobe ni farasi. Indogobe ni iki? Si punda. Punda ni farasi. Bakimuteguriraho imyenda yabo ngo akicare nk'uko yajyaga bigenza. Yesu alikuwa anatembea mpunda. Yesu yagendaga hejuru y'indogobe. Lakini ule walimtabiri atatembea mfarasi. Ariko uvugwa mu byahishuwe we babuzwa ko yagombaga kugenda ku ifarasi. Sio Yesu. Nani Yesu? Naenda kugonga musumari ya 15 cm. Ubu rero ngiye kuzana umusumari wa 15 mukubitamo inyundo. Timotheo wa kwanza 2:3. Timotheo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 3. Umuntu wese afata inyandiko. Umuntu wese afata inyandiko. Soma. Haranditse agira ati yego ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana. Umukiza wacu ninde? Ni Imana. Umukiza wacu ninde? Ni Imana. Hariya bavuze Yesu niwe mukiza. Wamukunda. Soma. Ishaka k'abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Abantu bose baje hano gushakisha ukuri. Yego. Kuko hari Imana imwe. Yego. Kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Umuhuza w'Imana. Soma neza. Nawe yego. n'umuntu. Yego. Yego. Ariwe Yesu Kristo. Takbir. Allahu Akbar. Wallahi ni hatari. Shemusa ufite ijambo ushobora ku nagira ngo nsabye gatoya nk'iminota 2 gusa. Hari ikintu mu by'ukuri kijya ku kintu kirebana na Yesu. Abavandimwe batari abayisilamu wenda bari hano ariko n'abandi mu butumwa twabubagezaho. Yesu ntabwo bikwiye yuko abantu bakwitiranya n'Imana. Yesu ari ukwe n'Imana iri ukwayo. Nagira ngo mbabwire ibintu 4 uburyo bune Imana yaremyemo abantu, hanyuma nimbara kwibagaragariza ndababaza ikibazo kimwe, bibaye byiza nasubizwa n'umuntu utari umusilamu. Hari uburyo bune Imana yaremyemo abantu, kuko icyabaye ikigeragezo ni ukuntu Yesu yavutse. Abantu babyibeshyamo kuba yaravutse muri buriya buryo kubera ko budasanzwe, babigira igitangaza gikomeye, bituma bamuzamura kumugeza ku rwego rwo gusengwa. Reka mbanze dukira abavandimwe banjye, inshuti zanjye, abapasiteri bari hano. Imana yaremye umuntu utagira se na nyina, ari we Adamu. Nk'uko tubizi, Adamu hari se cyangwa nyina tuzi? Mwese hari umuntu uzi nyina cyangwa se wa Adamu? Ubwo ni umuntu Imana yaremye mu buryo bwa mbere, utagira se ntanagire na nyina, ari we Adamu. Uwa kabiri, uburyo bwa kabiri Imana yaremyemo abantu, Imana yaremye umuntu ducishirije, twavuga ko afite se atagira nyina, ari we Eva. Ko murabizi Eva yavuye mu rubavu rwande, bivuga ngo ducishirije twavuga ko Eva afite se ariko ntabwo agira. Ubwo ni ubuntu uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu, Imana yaremye umuntu ufite nyina atagira se. Ubwo ninde?
ni Yesu. Uburyo bwa kane, Imana yaremye twebwe n'abandi dufite ba papa n'abande n'abamama. Kakubaza rero, ikibazo nshaka kubaza mbere nyuma yo kubibutsa ibyo bintu. Ese murabona Yesu kuba yaravugira nyina afite nyina atagira se, murabona ari we w'igitangaza wenyine? Murabona Yesu ari we w'igitangaza wenyine? Icyo ni igisubizo. Ntabwo Yesu ari we wavutse mu buryo bw'igitangaza wenyine. Reka mbabazi cya kabiri. Muraza nimukora gusesengura neza, murasanga Yesu imibereho ye no kuvuka kwe ntabwo ari gutangaje kurusha uburyo ngiye kubisobanura. Turebe Adamu. Ubwo se afite umubyeyi umwe n'utagira ufite zeru, ubwo utangaje cyane n'uwuhe? Ari umuntu ufite umubyeyi umwe n'utagira n'umwe, ubwo tugiye kureba ngo yabayeho mu buryo bw'igitangaza, twavuga ko ari ufite umubyeyi umwe cyangwa tuvuga ko ari n'utagira n'umwe? Ikindi, icya kabiri, ubwo Adamu dusanze ari utangaje kurusha Yesu. None se kuki tudasenga Adamu? Muri kunkurikira neza? Ubwo dusanze Adamu we nta n'umubyeyi n'umwe agira, mu gihe Yesu afite umubyeyi umwe. Bivuga ngo turebye uburyo bw'igitangaza, Adamu niwe waba atangaje kurusha nde? None se kuki tudasenga Adamu se? Reka nze kuri Eva noneho. Ndashaka ko mumurikira kuri Eva uwa kabiri. Eva ngiye kugaragaza ko dukoresheje gusesengura, Eva niwe utangaje cyane kurusha imibereho yande ya Yesu. Umuti kubera iki? Mubikurikire neza. Eva yaturutse mu rubavu rwande rwa Adamu. Banyakubahwa pasiteri, Adamu mu nda ye ntabwo hari hateguwe mu buryo bwo kwakira umwana. Adamu nta nyababyeyi agira, yavuye mu rubavu. Ikindi, Eva ntabwo yigeze yonka kuko uwo yavuyemo nta mabere agira nta n'amashereka. Bivuga ngo ariko Yesu we, icya mbere, Mariya yagiye ku gise n'abandi babyeyi bose. Mariya yaronyeje n'abandi babyeyi bose. Igitangaza natwe twemera nuko yavutse afite nyina, Yesu atagira se. Natwe turacyemera, babisobanuye ku ruhande bivuga byose. Ariko icyo nshaka kugaragaza, bavandimwe b'Abakristo bari hano, ntitukibeshye kuri Yesu ngo dukeke ko ari utangaje cyane, ngo y'ibintu bidasanzwe. Imbere y'Imana ni kun fayakun. Imbere y'Imana yishatse iravuga, ishatse yavuga ngo no muri ubu butaka havemo umuntu akavamo, uko byagenze kuri Adamu. Rero ntitukavange ngo twitiranye Yesu tumugire Imana. Yesu ni umuntu, mubonye no mu buryo yaremetse, ntabwo aremetse mu buryo bw'igitangaza kurusha Adamu ndetse no kurusha Eva, kuko Yesu ko yavutse yewe n'inzira yanyuzemo, ngo ni kuvuga aho yari ari mu nda ni muri nyababyeyi. Mubyumvise neza, yari muri nyababyeyi y'umubyeyi we Mariya, ko yari umubyeyi, yari afite nyababyeyi aho umwana bari. Ikindi, inzira Yesu yanyuzemo ni inzira isanzwe abandi bana bose banyuramo, niyo nzira yanyuzemo. Ariko Eva yari ari hehe mu nda ko nta nyababyeyi yari ihari? Icya kabiri, aho yanyuze ni mu rubavu, hadateguwe mu buryo bwo kunyura umwana. Bivuga ngo rero Eva niyo wari utangaje cyane kurusha Yesu. Nsoza rero, abo bose ni ibiremwa by'Imana. Imana yaremye uko ibishaka, ntabwo bakwiye kutubera ikigeragezo. Nkuko tudasenga Adamu, nkuko tudasenga Eva, ntabwo bikwiye ko dusenga Yesu. Bose ni ibiremwa by'Imana. Murakoze. Takbir! Allahu Akbar! Asizire takbir! Allahu Akbar! Rasiraha! Yego. Sheikh urakoze cyane. Imana ikongerere Sheikh. Mashallah. Reka mukomeze noneho isomo ryacu. Naam. Bismillah. Kwa jinsi Sheikh anafafanua, mu buryo Sheikh amaze gusobanura, kinachonishangaza, ikintu kinangaza njyewe, kuna mtu ndani ya Biblia, hari umuntu muri Bibiliya wa ajabu ukomeye cyane w'igitangaza kushinda Yesu. Ntabwo bamuvuga, reka mbamuhe, reka ngiye mu none mu Waebrania 7:3. Abaheburayo Waebrania 7:3. Melkisedeki w'umwami wa Salemu. Uyu mugabo yitwa Melkisedeki. Mumumve, Melkisedeki ni umwami wa Salemu, ni umutambyi
byose. Yego. Wa wundi wasanganiye Aburahamu. Yego. Ubwo yatabaraga agapfuye gutsinda abami. Sawa. Akamuha umugisha. Yego. Ni na Aburahamu yahaye kimwe cya 10 cya byose. Yego. Ubwa mbere. Izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka. Yego. Kandi bya kabiri yitwa umwami w'Isalemu. Bisobanurwa ngo umwami w'amahoro. Barababesha ko Yesu niwe mwami wa mahoro gusa. Uyu ni Abraham, uyu ni Melkisedeki, itu mwami wa mahoro. Ntabwo ari Yesu gusa. Komeza. Shara witwa Hebrew. Nagira se. Wiki. Nagira se. Wewe uri kusoma neza ko biteye. Kasubiremo. Nagira se. Yego. Nagira nyina. Besoma. Ntagira na basekuruza. Wiki. Ntagira na basekuruza. Yesu afite basekuruza. Ariko uyu na basekuruza kugira ngo mwemere ko Yesu afite basekuruza, Matayo 1:1 bivuga bavuga ko Yesu. Soma. Yesu wabimeze gute? Atari rimwe umutwe w'amagambo. Amazina abasekuruza ba Yesu. Wiki. Amasekuruza ya Yesu Kristo. Nyene Dawidi. Wiki. Nyene Aburahamu. Yesu afite basekuruza, ariko Melkisedeki na basekuruza afite. Komeza. Ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yabyaye. Oya, subira mu Baheburayo 7. Aburahamu igice cyawo cya 7. Ntagira se. Ntagira nyina. Ntagira na basekuruza. Nawe. Kandi ntafite itangiriro ry'iminsi. Wiki. Ntafite itangiriro ry'iminsi. Uri kumva Melkisedeki? Ntafite itangiriro z'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo. Yego. Ahubwo uwo ashushanywa nk'umwana w'Imana. Nk'umwana w'Imana. Niko bamushushanya. Ahora ari umutambyi. Hana mwisho. Beno n'ibintu dushyize umva turabirangiza. Uyu nguyu na Yesu ninde w'igitangaza? Si Melkisedeki ko batamusenga. Yesu yarababujije bareke kunsenga. Baransenga ubusa. Marko 7:6. Mariko igice cyawo cya 7. Tunamaliza. Umurongo wa 6. Soma. Yarabasubiza ati Yesu. Yesaya. Yesu arabasubiza ati Yesaya hanuye ibyanyu neza mwanjyamwe. Yesaya hanuye neza byanyu. Yuko byanditswe ngo ubwoko bushimisha iminwa yabo. Yes. Barashimishije iminwa yabo. Ariko imitima yabo imbakure. Yesu ati bansengera ubusa. Bansengera ubusa. Kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu basi. Waislamu. Abayisilamu. Naenda kunaomba kitu kimoja. Yeye twasaba ikintu kimwe. Kwa uwezo wake Allah. Ubushobozi bw'Imana. Tulitangaza misikitini. Twatangaje mu misigiti. Tunaenda kufanya tour du Rwanda. Ko tugiye kuzenguruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Leo tuko hapa. Uyu munsi turanga. Kesho muhazara itakuwa inaisha. Ejo umuhazara igiterane kizaba kirangiye. Tutaenda ku Maison des Jeunes. Tuzajya ku Maison des Jeunes. Takbir. Allahu Akbar.